umubyeyi kugira ngo yemeze ko Bamporiki ajya guhagararira umuryango mbazatoranywa indangamirwa, yaravugaga ngo Bamporiki ni umwana wanjye ndamuzi, ingeso ze ndazizi, naramuhannye arananira, nimwoherezayo bakabona ziriya ngeso umutware w'umusozi azanyagwa, nanjye nzanyagwa, none reka ngerageze nshakisha umwana ufite uburere cyangwa mpakane mbabwire ko abana banjye bananiye badakwiye kujya mu ndangamirwa. Abakurambere bacu ntabwo bari korabuti. Abakurambere bacu ntabwo bari abantu bafite ingorane nk'izo twagiye tunyuramo kubera kutaba mu itorero. Mu Rwanda rero habaga itorero rikomeye ryitwa indangamirwa. Indangamirwa ryari itorero ry'umwami. N'uyu munsi tumaze gutoza ibyiciro 12 by'itorero ry'indangamirwa, ubwo ni itorero ry'umukuru w'igihugu. Niwe wenyine urisoza, nta na rimwe yari yatuma undi muntu kurisoza. Ni itorero yubaha, ni itorero ugiye kumva impanuro yaritanzemo, ni itorero rikomeye cyane ribera igabiro. Ariko reka mbabwire kugira ngo mwumve ukuntu abakurambere bacu bubahaga itorero. Iyo habagaho impuruza ko hagiye kuba itorero ry'umwami, byaheraga mu muryango, bakavuga ngo abantu bose bafite abana b'abahungu, abakobwa bajyaga mu rubohero, bageze igihe cyo kujya mu itorero, batoranya abana bafite uburere, bazi kumasha, bafite imihigo, bafite ibyivugo, bajye ku musozi batuyeho kugira ngo umutware w'umusozi atoranye abazajya guserukira umusozi mu ndangamirwa. Umubyeyi kugira ngo yemeze ko Bamporiki ajya guhagararira umuryango mbazatoranywa indangamirwa, yaravugaga ngo Bamporiki ni umwana wanjye ndamuzi, ingeso ze ndazizi, naramuhannye arananira, nimwoherezayo bakabona ziriya ngeso umutware w'umusozi azanyagwa, nanjye nzanyagwa, none reka ngerageze nshakisha umwana ufite uburere cyangwa mpakane mbabwire ko abana banjye bananiye badakwiye kujya mu ndangamirwa. Iyo ni ikintu gikomeye cyane. Uyu munsi umubyeyi uri hano w'imyaka 45, 50, 60 bamubwiye bati turashaka gitifu w'akarere ka Nyaruguru, abizi neza ko umwana we yamunaniye, ari igisambo kuva atangira kumenya ubwenge, yakorakoraga agakora no mu bitari iby'iwabo, ashobora kuvuga ngo umwana wacu aradukiza, wenda nagera mu kazi irangiye sizakira, cyangwa se bazajya kumufata twakize, akavuga ngo umwana wanjye yarize, ni mu izo nshingano umuryango wanjye ubeho. Abakurambere bacu ntabwo bari korabuti. Abakurambere bacu ntabwo bari abantu bafite ingorane nk'izo twagiye tunyuramo kubera kutaba mu itorero. Umukurambere yaravugaga ngo uyu mwana wanjye yarananiye, ntabwo namwohereza ibwami. Uyu mwana wanjye yarananiye, ntabwo yajya guhagararira abandi, ahubwo mutoranye wo kwa runaka dukurikije uko twamureza akadukundira, we aramutse agiye ibunyanaka yagirira umumaro umusozi, yazagirira umumaro u Rwanda. Ntabwo nshaka ko umwana wanjye atukisha umusozi wacu, turagomeza tumuhanire mu muryango. Gutoranya indangamirwa byabaga ari ugutoranya abatware b'igihe kizaza, byabaga ari ugutoranya abayobozi b'igihe kizaza. Ababyeyi b'Abanyarwanda barabyitonderaga ku buryo bukomeye. Ariko bivuze iki? Biravuze ngo umuntu w'inyaruguru uyu munsi akwiye kurerera u Rwanda nk'urera indangamirwa. Ubwo wumva ngo ababyeyi bangaga kohereza abana, zabaga ari impungenge bitewe ko umwana yakunaniye. Ariko uwo umwana yakundiye yumvaga ko nta shema ryaruta kuba aha igihugu indangamirwa. Nta shema ryaruta kuba yohereje umwana ibwami, mu itorero ry'ibwami, akazajya avuga ati mu muryango wacu twabyaye indangamirwa.
ibyo rero ntabwo byikoraga, ntibyikora, habagaho imbaraga umubyeyi ashyiramo kugira ngo nawe azagire ishema ko umwana we yabaye indangamirwa.